mu rugo iwacu ntabwo byari byoroshye kubera ko mama yahuye n'icyo kibazo cy'uko yahunganye n'umugabo we ari we papa akagaruka wenyine. Yagarutse mu muryango w'aho yari yarashatse, biba urubanza, bashaka no kumwamagana kugira ngo bamukure mu masambu twari dufite, ariko arakomeza ashaka buryo ki tugomba kubaho, ahangana nabo. Ariko nyuma yaho tuza kuba haza kugenda, urumva ko iyo mama wawe yagushakanye biba ari urundi rubanza. Yego. Ubwo iyo mama wawe agushakanye ubundi witwa umuzanano, kubera ko baba barakuvanye mu rundi rugo bakuzanye mu rundi. Yego. Nigeze kumva ikinamico yari irimwo umukobwa bitaga ngo bazirunge zange z'ibisogo. Nasanze n'ubundi uko byagenda kose nge ntago nari narananiranye nk'uko nabyumvise mw'iyo kinamico uwo mukobwa ari we wananiranye, ahubwo nasanze ikintu cyose ukoze kugira ngo cyemegwe uri umushakanano ntago bijya bipfa gushoboka. Ibyo ukoze byose bisa nkaho bidafite agaciro. Yego. Kandi narabakoreraga, nirigwaga nkora ikintu bampembaga, barambwiraga ngo ndi ikirumbo, bakambwira ngo ndi ikigoryi, bakambwira ngo sinzikamira nayimbwa. Nshuti bakunze b'ibyiringiro bizima TV, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, kandi twongera no gushimira Imana ko Imana iduhaye uyu mwanya, iduteye iteka kugira ngo namwe mushobore uyu munsi kudukurikirana ku byiringiro bizima TV, murushaho kumenya n'amateka menshi. Nk'uko rero mubibona imbere yanyu hari umutumirwa twabazaniye, ni umuntu twaganiriye nawe twumva harimo impano z'Imana, ni umukozi w'Imana mwiza, kandi Imana yateye iteka nawe akaba yumva atari ngombwa guceceka ineza y'Imana Imana yamugiriye. Nk'uko mubona imbere yanyu rero, ndagira ngo mumfashe tumwakire. Ese muraho, mumeze neza? Turashima Imana. Yesu ashimwe cyane, ahimbazwe. Wow, uyu munsi rero abantu b'ibyiringiro bizima TV barakubonye, bifuza kumenya amakuru yawe, bifuza kumenya ninde bari kuganira nawe, ninde ugiye kuvugana nawe muri uyu mwanya. Amazina yanjye nitwa dukunda Bernardine, ni umugabo, mfite umugore ndetse n'abana. Rero sengera mu itorero rya ADPR. Nifuje rero kuza hano ku byiringiro bizima TV kugira ngo mbashe kubasangiza ku neza y'Imana, cyangwa se ku by'Imana ikorera abantu bayo. Nicyo cyatumye ntereye intambwe nanjye nza hano ku byiringiro bizima TV kugira ngo mbashe guhumuriza n'abari mu buzima nk'ubwo nari ndimo, bakomere, bongere bagarurire Imana icyizere. Iracyahari kandi iracyashoboye. Wow, birumvikana rero. Murumva aragira ati ndababwira ku byo naciyemo kandi kugira ngo mukomere. Biravuze ngo Imana aramukomeje, ubu nawe ari kurugero rwo gukomeza abandi. Ariko ngize akabazo k'amatsiko mbere ko dutangira, wakumva witwa Bernardine, iryo si izina ry'abagabo abantu bamenyereye nk'izina ry'abagabo. Ndagira ngo uduhereze gato utubwire kuki utitwa Bernard ukitwa Bernardine, byagenze bite, ibyo bintu byaje bite? Okay, nibyo. Iryo zina nanjye nasanze ariko data yanyise, kandi nasanze ntakwiriye kumuvuguruza kuko namenye ubwenge bavuga ngo izina nirikujije. Sinigize ngira amahirwe yo kumumenya. Ariko nza kubaza mama, ndamubaza ati se nitwa Bernard Makuza, nitwa Bernard gusa? Arambwira ngo nitwa Bernardine. Ndamubaza ati se kuki mwanyise Bernardine? Harambwira ngo nuko ngo bakundaga gusenga, ngo nicyo cyatumye banyita Bernardine. Ndyakira gutyo. Ubwo bifite ubusobanuro bw'abanyamasengesho. Niba atari ibanga n'ubundi nta kibazo watubwira, byaba bisobanura iki Bernardine? Yenda wabona hari n'abandi babyeyi baboneraho kwita bita abana baba Bernardine kubera inkomoko. Kuko nge nabajije umubyeyi ifite ari we mama, nabashije kumenya kugira ngo mubaze iyo mpamvu.
arambwira ati twari abakristo basengeraga mu baporoso. yego. Arambwira ati rero twagiye kukubatirisha dusanga dukwiriye kukwita Bernardine. Niko rero basobanuriye mbyakira nk'uko umubyeyi yabimbwiye, ntago nari kumuhakanya cyangwa se ngo mubaze ibindi, nakira ibisubiza mpaye. Iyo nza kugira amahirwe yo kubaza byinshi, keretse iyo nza kubona data niwe nari kubaza byinshi, kuko niwe wafashe umwanzuro kuri inyita nka papa. Ubwo nakira ibyo mama yambwiye, mitamwo kubifata gutyo, nanga no kujya gufata irangamuntu ngo mbihinduze, ndavuga ngo naba mvuguruje data kandi yari umugabo. Ubwo mbyakira gutyo. Wow. Birumvikana ko Bernardine ni izina rya kibyeyi kandi izina nirikujije. Nta nicyo bigutwaye, turabona uri umuntu w'umugabo utagize icyo abaye. Turashimira Imana. Wow, Imana ishimwe cyane. Reka rero dutangire twiragiza Uwiteka, hanyuma ukomerezeho no kugira ngo uduhereze nyine ubwo buhamya. Urumva ufite ibintu byinshi, urumva ntuzi papa, ufite ubuzima wakuriyemo bukomeye, nyine birumvikana kuba utaragize umugisha wo kuba wararezwe na papa. Ufite amateka, ufite ubuhamya bwakomeza abandi bana nabo uyu munsi bari gukura batabona ababyeyi, bakarererwa mu miryango n'ibindi. Wanasanga nubwo yena ashobora kuba mbivuze gutyo, nawe waraciye muri ibyo byika. Hari imyitwarire n'imico uyu munsi nanone ushobora kugira icyo umarira abandi bantu bagiye kudukurikirana. Ariko reka tubanze tukuragize Uwiteka, maze Uwiteka nawe azabane natwe, dutera iteka ryo kugira ngo iki kiganiro cyacu abantu baza kugikurikirana barusheho kuza kumenya neza umugambi w'Imana ku muntu, ko utarangirira ku babyeyi gusa, ahubwo umugambi w'Imana ugikomeje n'aho ababyeyi baba batagihari. Rero reka dusenga Imana. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye kuri Imana igibeshaho, kandi tugushimiye ko muri wowe ariho twaronkeye kubaho. Imana ishimwe. Mwene data Bernardine Mwami agiye kuganiriza abakunzi b'Ibyiringiro Bizima TV. Turamusengeye kugira ngo umwuka w'Imana ugwire kuri we, bene data bumva ijambo ry'Imana, bumva ubuhamya, barusheho kugubwa neza no guhimbaza Imana. Mu izina rya Kristo Yesu rakoze. Amen. Mana, nanjye ndagushimye, ushimiye ko uri Imana yahozeho kera na n'uyu munsi ukaba ukiriho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya wemeye ko nza hano ku Byiringiro Bizima TV, wari ufite umugambi mwiza kuri nge, ndetse wari ufite n'umugambi mwiza ku bantu bari bunyumve, bankurikirana, bari hanze, bari hafi ndetse na kure. Niyo mpamvu mwinginze kugira ngo uzubane natwe, kandi ineza yawe n'urukundo rwawe nibihweme kutugaragaraho mu izina rya Yesu. Amen. Wow, umuririmbyi umwe w'ikorasi yigeze aririmba ngo saha gusa hari n'ahandi dukwiriye kuzagera, aho tuzagera hose tuzahabwa imbaraga, Mwuka Wera dufashe, saha gusa hari n'ahandi dukwiriye kuzagera. Wow. Twakire rero mwebwe mwese aho muherereye hatandukanye, tubabwira ngo saha gusa hari n'ahandi mukwiriye kuzagera. Mu bibazo murimo n'ingorane murimo, si ryo herezo ry'ubuzima, hari n'ahandi hantu Imana yabateguriye mukwiriye kuzagera. Ikosa rimwe umuntu akora mu buzima ni ukureba aho ari none agatekereza ko nta handi habaho. Rero uyu mwanya mwiza twabazaniye Bernardine, ngaho reka rero tumwakire Bernardine akomeze tuganirize. Bernardine rero wari ubaye nk'ubicamo, uravuga uti navutse nako namenye ubwenge ubwo, kuko ntabwo wavutse data adahari, byanze bikunze ufite umubyeyi wakomotseho. Hanyuma wamenye ubwenge usanga papa adahari, ubana na mama, uba muri famiye, uba mu bigo by'imfubyi, ese wari inzererezi mu muhanda, byari bimeze gute? Wamenye ubwenge usanga bimeze bite? Menye ubwenge nasanze data atakiriho. Nza kubaza mama, cyangwa se ntabwo ari nge uvuka mu rugo rugo ngenyine, mfite na mukuru wanjye, ariko nza kumenya amateka y'uko papa yapfuye mu gihe cyo muri 1994, nibwo data yapfuye. Ariko nyuma ubwo yazize jenoside yakorewe Abatutsi, ntago yagiye ahunze, agwa muri Kongo, hagaruka mama, ndetse hanagaruka nge na mukuru wanjye,
ariko nagira ngo nkubwire ko kugira ngo ngaruke ni umugambi w'Imana wagira ngo uyu munsi nanjye mbe ndi hano mpumurize n'abababaye mbabwire ngo nimukomere ntaho Imana itakura umuntu. Wow, umenya ubwenge rero uvuze neza ko ubwo yapfuye mu 1994. Ubwo bivuze ko nawe icyo gihe ntabwo wari ukamenya ubwenge, wari utaramumenya. Nari ntaramumenya. Yego, yapfuye naravutse ariko nari ntaramumenya. Wari ukiri muto kuko nanjye navutse mu icyo gihe 94. Navutse muri 94. Wakureba wakureba yabona uri wa mbere yaho nko muri 82 na 4 na 4 na 5 hafi aho. Wow. Ibi rero ni Imana ibikora. Yego, ni Imana ibikora. Ntabwo nahageze kubw'imibereho myiza nagize mu bwana bwanjye cyangwa se no mu mibyirukire yanjye, ahubwo kuba umbona gutya akagasura no kubera Yesu. No kubera Yesu. Yesu hari korari nziza igikunda kurimba ngo akagasura dufite ni Yesu, ibi byishimo dufite niwe. Nayo turayisuhuje, ni korari y'abagenzi iririmbira hano ku mudugudu witwa wa Murangi. Nabo turabasuhuje abanyarusizi bose biyumbemo nabikaze, turabasuhuje. Rero iyo korari nigeze nyisura, rero nayo ndareba nkabona agasura ufite ka Yesu nyine, nkabona n'ibyishimo ufite. Wakureba yagira ngo nta bibazo bikomeye wagiye ucamo. None umaze kumenya neza, umaze kumenya ubwenge, ugasanga nta papa uhari, wakuriye mu buhe buzima? Wabaye hehe? Wabanye na mama se? Ese wabonaga mu rugo iwanyu bimeze bite? Byari bihagaze gute? Mu rugo iwacu ntabwo byari byoroshye, kubera ko mama yahuye n'icyo kibazo cy'uko yahunganye n'umugabo we ari we papa, akagaruka wenyine. Yagarutse mu muryango waho yari yarashatse, biba urubanza, bashaka no kumwamagana kugira ngo bamukure mu masambu twari dufite. Ariko arakomeza ashaka buryo ki tugomba kubaho, ahangana nabo. Uyu munsi wa none nta kintu bundi muri makeya, nta kintu nashinze umubyeyi wanjye, kuko ari we yambereye data ambera na mama. Yagwanye intambara nyinshi, nubwo imiryango yabo bo bashakaga kumwirukana, ariko warahaguma. Nicyo cyatumye uyu munsi mbaye nkiriho. Cyakoza kuko mama yapfaka yakiri mutoya, asanga kuguma mu ubwo buzima wenyine ntibyakunda cyangwa se ntibyamushobokera. Afata umwanzuro wo gushaka undi mugabo. Amaze gushaka undi mugabo rero biba ngombwa yuko aho hari iwacu tuhava tumukurikira aho agiye gushaka umugabo. Ariko amaze gushaka umugabo tugezeyo ntago byatworoheye. Yego, ntago byatworoheye. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo niba waragiriye umugisha ugashaka, uzajya usenga cyane, ntuzashaka urundi rugo rwa kabiri kuko biravuna. Ndetse ntibigira ingaruka kuri wowe gusa, bigira n'ingaruka ku bana. Hari indirimbo mama yajyaga akunda kuririmba kubera agahinda k'ibyo yabonaga. Yajyaga akunda kuririmba indirimbo njya numva mu iradiyo ivuga ngo nari nikundaniye n'umugabo wanjye, twatanyijwe n'urupfu, igihe ngiye kwirahira no kwirabura, ako kanya baba baraje bampambiriza riva, batamaye n'impamba. Ayo magambo mama yakundaga kuyaririmba. Kamubaza ati se kuki iyo ndirimbo ukunda kuyiririmba? Arambwira ati papa wanyu twarakundanaga. Arambwira ati kandi cyongeyeho papa wanyu nta macandwe y'inzi, ndetse niyo twagiraga aho tugiye kuvugana nabi yaranyarukaga akagenda kazana urupapuro twandikiranaga tukirambagizanya, tukibuka yuko twandikiranaga ngo ntawe uzahemukira undi, bigatuma twiyunga nta nduru zigeze zihavuka. Rero ndamubaza ati se kuki ukunda kuvuga ngo baguhambirije riva? Arambwira ati nageze hano nkaho bampumurije, nkaho bafashe mu mugongo, bashaka no kunyaga ibyo narifatanyije n'umugabo wanjye. Niyo mpamvu yakundaga kuririmba iyo ndirimbo. Pole sana. Ariko nyuma yaho tuza kuba haza kugenda urumva ko iyo mama wawe yagushakanye
biba ari urundi rubanza. yego ubwo iyo mama wawe agushakanye ubundi witwa umuzanano, kubera ko baba barakuvanye mu rundi rugo bakuzanye mu rundi. yego nigeze kumva ikinamico yari irimwo umukobwa bitaga ngo bazirunge zange z'ibisogo. nasanze n'ubundi uko byagenda kose nge ntago nari narananiranye nk'uko nabyumvise mw'iyo kinamico uwo mukobwa ari we wananiranye, ahubwo nasanze ikintu cyose ukoze kugira ngo cyemegwe uri umushakanano ntago bijya bipfa gushoboka. ibyo ukoze byose bisa nkaho bidafite agaciro. yego rero nagira ngo uyu munsi mbwire abantu baciye mu buzima nk'ubwo naciyemwo, bongere bagarukira Imana kuko niyo yatumye uyu munsi bagihumeka. ndibuka ko igihe kimwe, kuko mama yashatse umugabo ufite undi mugore, yashatse undi mugabo afite undi mugore, iri iwacu, ubundi iwacu kavukire ni Nyamagabe. yego ariko ubu mba mu karere ka Muhanga, ariko ubundi kavukire ni Nyamagabe aho hitwaga ku Gikongoro. yego niho iwacu kavukire. igihe kimwe rero mama ajya kwa muganga agiye kubyara, biba ngombwa ko batwohereza kwa mukadata. bahatwohereza turi batoya. icyo gihe tuhahurira n'urugamba rukomeye njye na mushiki wanjye, bagashaka ko imirimo yose ari njye uyikora. igihe kimwe barambwira ngo ninze njye gutashya, ntekereza imirimo nakoze, ndababwira ngo n'abandi bajyeyo. ahita ambwira nutajyayo ntundarire mu rugo, uhambire ujye kurara kwa nyoko. uwo munsi ifata umwanzuro wo gutangira kuba mu rugo njyenyine. uwo nakwita papa, umugabo mama yashatseho ntiyari atwitayeho, yitaga kw'abo bana bandi bo k'uwo mugore kuko nibo bari bafite amaraso ye. twebwe twarya tutarya ibyo ntago byamurebaga. ari nabyo rero kubera ubwo buzima bituma mba mayibobo. nabayeho mayibobo. cyakora ngira ngo mbwire abantu bose bari mu buzima bubagoye nibaharanire kuba inyangamugayo. nibaharanire kuba inyangamugayo. burya niyo waba ushonje, burya niyo waba urushye, ariko uri inyangamugayo bituma iminsi yawe yo kubaho ishobora kwiyongera. mw'ubwo buzima rero mu ikaritsiye nagiye ngira igikundiro, abantu bakankunda, ndetse abantu bakangirira n'icyizere. abantu bakangirira icyizere bakavuga ngo Bernard ari hano, cyangwa se Iradukunda ari hano, nta muntu uri butwibe, n'ibyo tumusigiye turabisanga ari bizima. nza rero kuba narakoraga cyane mu byokezo byotsaga ingurube. ntekereza ko mu myaka mikeya afite ndi mu bantu bariho babaza ingurube nyinshi. ndi mu bantu bariho babaza ingurube nyinshi, kuko umbajije izo nabaze nakubwira ko ari ishashi n'isekurume, kuko ntago namenya umubare. ariko ibyo byose nabikoraga kugira ngo ubuzima bwicume, kugira ngo byibuza uyu munsi turebe ko twararira. nubwo mama yari afite urwo rugo ntibyatubuzaga kuburara, nta nubwo byatubuzaga kubwirirwa. ariko uyu munsi turashimira Imana ko ibyari imisozi Imana ibihindura amataba. hari umuhanzi witwa Theo yaririmbye indirimbo igifasha. harimwo ahantu yaririmbye aravuga ngo irizaba imbuto ntirimungwa hoya hoya, irizaba imbuto ntirimungwa hoya hoya, aramungwa rigasigara bakaritoragura mu bihuhe, ariko rikazamera. ahantu wadukuye ni wabo w'inyamaswa, mu butayu budatuwe hari hegereye urupfu, uzi kurinda mana we, naho abarinzi barorera umudugudu wawurinda. Imana ishimwe. irizaba imbuto ntabwo rimungwa, aramungwa rigasigara
ndetse bakaritoragura mu bihuhwe ariko rikazamera. Uyu munsi mfite ibyiringiro ndetse mfite n'ibihamya. Hari abantu bambonaga bakambona nk'urubuto rwarumbye cyangwa se nk'urubuto rwamunzwe, ariko ndashimira Imana yuko nubwo babona ryaraguye mu bihuhe ariko rirongera rigashibuka. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. None hari ikibazo kimwe, wabaye nk'umuntu uvuga ngo wabayeho mayibobo. Wabaye mayibobo ryari? Wamaze igihe kingana iki mu mayibobo? Nabaye mayibobo mfite nko guhera ku myaka 10, kubera muri ubwo buzima ari njye wasaga nkaho ntunze urugo rw'iwacu, kubera ko na mukuru wanjye niyahabaga, bituma rero njya kubaga izo ngurube. Abantu babaza ingurube barabizi, hari inyama iba mu mara y'ingurube yitwa ikidashya. Icyo kidashya kenshi nicyo bampembaga. Hakaba hari n'igihe nkitahanye kugira ngo tugiteke tubashe kugira ngo turamuke, haba ari njye haba ari n'abandi bo mu muryango bo mu rugo. Uwo mugabo mama yashatse we yabaga yigiriye ku rundi rugo, nicyo cyatumye rero nkomeza kuba mayibobo. Ariko mu gihe gitoya nza kureka kubaga ingurube. Noneho bivuze ngo wabaye mayibobo ari mu buryo bwo gushakisha, ntabwo wabaye mayibobo yandi yirukanka ku mihanda zikaba i Kigali, Nyabugogo n'ahandi, cyangwa no mu yindi mijyi yunganira umujyi wa Kigali. Ntabwo wabaye mayibobo y'ubundi buryo, ahubwo ni uburyo wakoresheje ubuzima bwawe ujya gushakamo ubuzima kugira ngo mubeho na bene nyuma. Yego. Wow. None ndakubaza ikindi kibazo kimwe. Yego. Muri ubwo buzima bwawe bwo kuba bufungiranye gutyo, cyangwa ubuzima bwo kuba uri mayibobo, ni ikihe kintu cyakubayeho utazibagirwa, cyakubabaje mu buzima bw'ubumayibobo? Mu buzima bw'ubumayibobo ikintu cyambayeho ntazibagirwa ni amagambo bicaraga bambwira. Yego. Ndetse rimwe bakaza bakanayabwira mama, bakamubwira ati iyo turebye tubona uriya mwana wawe atazikamira n'ayimbwa. Ndetse nawe igihe kimwe akambwira ati runaka yambwiye ngo ntuzikamira n'ayimbwa, ariko ndebye koko mbona utazayikamira. Iyo nibutse ayo magambo rero nkibuka ko bari bazi ko ntazikamira n'ayimbwa. Ayo magambo yarambabazaga cyane, ndetse ikindi kintu cyambayeho ntazibagirwa ni amavunja nagwaye. Warwaye amavunja menshi? Nagwaye amavunja, ibirenge birihindukiza. Njya nkunda kubwira abantu ngo abantu bari kwigira abasitari bakagenda batambitse ibirenge, ubundi umusitari utambika ibirenge atabishaka ari byo byikoresheje ni umuntu urwaye amavunja. Kuko narayagwaye bigeraho noneho banyita amajyanjari, ariko nkabyakira kuko nta kundi kuntu nari kubigenza, byari bindiho nyine. Ubundi njya mbwira abantu ngo umuntu nakubwira kuri mubi koko nawe wiyizi kuri mubi, ntuzamurenganye, ibyo avuga ni ukuri. Kandi umuntu nakubwira ngo uri majyanjari uri we wimurenganye, none se ko ibyo avuga bikugaragaraho uramurenganyiriza iki? Nanjye rero nari nariyakiriye, ariko ndashimira Imana yuko ibyo byose Imana yabinkuyeho. Wow, natwe reka tubivuge kuri kamera z'Ibyiringiro Bizima TV n'abantu babimenye. Ntabwo uzikamera n'ayimbwa, ubundi imbwa ntabwo igira amata, uzakama y'inka mu izina rya Yesu. Buriya hari igihe abantu baguhanurira bazi ko bagutuka. Nanjye naritegereje sanga amata y'imbwa ntacyo nari kuyamaza, sanga ndetse imbwa ntigira amata. Ntabwo igira amata, ahubwo natekerezaga ko wenda iyo baza kubivuga neza baba baravuze amabwabwa. Ariko ndashimira Imana yuko ari ikura ku cyavu, aho abantu bakubona n'aho abantu bagutekerereza ko uzaburi, ntabwo ari Imana ireba uzaburi. Wow, twihuse cyane. Yego. Ubu mayibobo wabubayemo harya igihe kingana iki? Ubu mayibobo nabubayemo mfite nk'imyaka 10. Yego. Nabuvuyemo mfite imyaka 18, ngiye i Kigali nabwo mu kazi, ngiye gushakisha.
nicyo cyatumye ndeka kuba mayibobo muri iyo karitsiye, ariko ntarajya i Kigali. Hari indirimbo nari ndiho ndirimba ivuga ngo irizaba imbuto ntirimungwa, nza kugira mva mu ikaritsiye nari ndimo njya mu yindi karitsiye, ndetse njya gukora akazi ko muri resitora. Yego. Ako kazi ko muri resitora ariko nza kugahuriramo n'ingorane. Buriya iyo ukoreshwa n'umuntu uzi aho utaha, uzi n'ubuzima mubaye mwiwanyu, iteka rwose ntaguha agaciro. Ubwo iyo niyo ugize icyo uvuga ahita akubwira ati tondesha iwanyu ndahazi. Urasubirayo se urajya kurya iki? Urasubirayo se urajya kuhamara iki? Ariko ndashimira Imana yuko aho naje imbere yayo ntabwo yigize incyurira. Amen. Abantu barancyuriye ariko ntabwo Imana yigize incyurira. Imana ishimwe. Ndibuka yuko nabaye kwa marume, ndahaba maze kuva mu resitora. Igihe kimwe mubyara wanjye araza asanga nagiye kwaruza ibijumba by'ijana muri resitora nakoragamo. Aje gusangira n'indaya. Ndamubwira ati se ko ndeba mwebwe muri kurya amafiriti muri kunywa na byeri, wafashije ukanyishyurira ijana rya bino bijumba ko ari byo natse gusa? Arangije arambwira ngo niko. Andebana agasuzuguro keshi. Arambwira ngo niko, ngo ubundi ngo ndakwishyurira, ngo nakarire waciriye, ngo namasinde wandimiye, ngo ndakwishyurira kuko wamariye iki? Arangije arambwira ngo ahubwo mwirirwa murya imitsi ya mama, ngo ndaje nzabirukana. Bene data, mwirinde kubwira amagambo mushaka yose umuntu ukiri mutoya, kuko irizaba imbuto ntabwo rimungwa, kandi icyo uzaba cyo ntago kizagusiga, naho kizihuta kizagera imbere kikurindire, kuko hari umwanzuro Imana yafashe. Niba yaravuze ngo uzaba umugabo, uzaba we nakabuza. Niba Imana yaravuze ngo uzambara, uzambara nakabuza. Niba haleluya. Niba Imana yaravuze ngo izagutabara, nta kabuza. Icyo yanditse muri bije yayo abantu barahinduka, ariko ntabwo Imana ihinduka. Imana ishimwe. Aya magambo yongeye kunyubaka, ndetse nongeye kwibuka. Dawidi we arangije aravuga ngo nibutse imirimo yawe. Ndangije ndatangara ndumirwa. Arangije ngo buri kintu yavuga, arangije aravuga ngo ariko Imana ni yibutse imirimo y'Imana. Nanjye nibutse imirimo y'Imana, ndumva kubivuga bindenze, ariko icyo mbahamiriza cyo irizaba imbuto ntabwo rimungwa. Nza kuba muri ubwo buzima. Bene data, uyu munsi nkunda kubwira abantu ngo niba ugiriwe ubuntu ukaba ufite imyenda uhinduranya niyo wambara, niba ufite umwenda ukorana ukaba ufite n'uwuzindukana, bishimira Imana. Niba ufite inkweto wambara ugiye mu kazi gaciriritse ukaba ufite n'iyo uzindukana, bishimira Imana. Nje nakoze igihe kirekire nahirira inka, ndetse nahirira n'ingurube, ndetse nanatekeramo mu urwo rugo, ariko nkabasaba rugabire bakazinyima. Ariko ndabyihanganira. Ijambo muririmbyi w'154 hari igitero yaririmbye, aravuga ngo baramushingije bashasa imyambaro, ariko bukeye barahinduka, baravuga ngo nabambwe. Icyo shatse kuvuga, data yari umugabo, yari yifashije, ndetse mu buryo bushoboka bwose yari yifashije. Yari umugabo wari kujya mu bandi ntagenda afite isoni, ariko iminsi ye igeze yo kugira ngo ave muri ino si, mama baramuhinduka. Nkuko na Yesu bamwemeye, bariya abantu bamuhindutse bari barabonye imirimo ye, bari barabonye ahumura impumyi, babona ahagurutse ibirema biragenda, babona ategeka inyanja iratuza, barangije babona azuye Lazaro, ariko bukeye kwe kugeze barahinduka. Nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wisuzugura umuntu uko ari. Hari igihe gucya kwawe bigeze uyu munsi, nawe isi yaguhinduka. Hari igihe nawe gucya kwe kugeze, uyu munsi isi yamukamira, Imana ikamuha umugisha, aho utifuzaga ko yahagarara akahahagarara. Rero uyu munsi naje hano ku Byiringiro Bizima TV kugira ngo nkubwire ngo komera, subirana ibyiringiro, kuko irizaba imbuto ntabwo rimungwa. Ndibuka yuko najyaga nicara nkababwira ati se mwama y'amafaranga 400 yo kugura rugabire, barangiza bakandeba bakambwira ngo ese
igihe kimwe bakundaga kumbwira ngo nta mafaranga bafite, niriwe mbagosorera amasaka nkagosora nk'imifuka 5 nkayiyungurura mukayunguruzo kugira ngo bayacuruze, n'imifuka 10 ikaba yageramo, ariko nabaka amafaranga 400 yo kugura rugabire bakambwira ngo nta mafaranga bafite. Ariko ndashimira Imana yuko uyu munsi ntawe nasaba rugabire, Imana niyishobora byose. Hari icyo yakoze, nubwo tutaragera aho twifuza cyangwa se tutaragera ku by'Imana igambiriye kutugezaho, ariko turashimira Imana ko aho yadukuye niho hari habi. Igihe kimwe rero ntaguciye mu ijambo ariko tutaza gusiga abantu mu matsiko, nakubaje imyaka wamaze mu mayibobo, tubwira imyaka 8. Ni iki kintu cyagukuye mu mayibobo ugize imyaka 18? Ikintu cyankuye mu mayibobo, yego, naho kwa marume narindi nabo sinzi niba ari Imana yabanyuzemo, nta nubwo nzi sinzi cyahankuye, ariko mpamya nashidikanya ko ari Imana. Kuko aho hantu narindi sinari kubasaba rugabire ngo bazime. Kandi narabakoreraga, nirigwaga nkora ikintu bampembaga, barambwiraga ngo ndi ikirumbo, bakambwira ngo ndi ikigoryi, bakambwira ngo sinzikamira nayimbwa. Ariko biza kuba ngombwa ko umukozi twakoranaga ajya i Kigali. Agiye i Kigali arambwira ati ningera i Kigali nzagushakira akazi. Rero aza kugerayo arampamagara ngo ninze i Kigali akazi kabonetse. Naje i Kigali nta tike mfite, nari mfite igiceri cy'ijana mu mufuka. Ikindi cya kabiri, nza kuva aho ngaho nabaga nzi Kigali nambaye rugabire, ndetse mfite n'igiceri cy'ijana mu mufuka, ariko bambwiye ngo baraza kunyishyurira. Sinari nzi ko niba bari bunyishyurire cyangwa batari bunyishyurire. Nza kuba i Kigali igihe kingana n'umwaka, nabwo nza kuhava. Ariko mbi Kigali nakundaga inzoga, ibyo nabyo sinareka kubivuga. Buriya hari igihe Imana igutabara ikagutabara igutabaye. Nakundaga inzoga, ariko kuko nari ifite igikundiro cy'abantu bakundaga kunyita Bluetooth, kubera ko najyaga mboherereza amafilime ku matelefone nkoresheje Bluetooth. Barangiza rero bakanjyana mu tubari bakangurira za kanyanga. Njya kuva kuri kanyanga nari ntarakizwa, narayinyweye nywa turaducupa tubamwo suruduwiri, nanyweye nka 5 ngenyine. Sohoka amaso y'umutwe yaje, nkajya ndeba nkabona sindeba, nkakanura cyane. Noneho ngera ahantu ku muntu twakundanaga ari nawe muramu wanjye ubu, arangije arambwira ati wa mwana we noneho urareba ute? Tiko ndeba amaso yenda kukuvamo. Arambwira ati ibyo bintu ntuzongere kubinywa. Nanjye ntekereje ibyo byankoreye, fata umwanzuro wo kubireka. Rero nza kuva aho ngaho njya kubimuhanga. Navuye i Nyamagabe njya i Kigali, mvuye i Kigali subira i Muhanga. Ngeze i Muhanga rero ngenda njyanywe n'uwo mugabo ubu ngubu ni muramu wanjye. Arambwira ati wanjye ibintu biri kwangirika, umuntu nahasize ibintu namusigiye ari kubyangiriza kubera inzoga. Ndamubwira ati nge reka njyeyo nzajye kumufasha, nzakora uko shoboye kandi bizagenda neza. Rero mva i Kigali gutyo, mpageze nzana umugore, ariko nzana umugore ntarakizwa. Wow, umugore kumuzana uvuye muri bwa buzima bw'igiceri cy'ijana, bwo kuba nyiramajyanjari, bwo kuba gatama, bwo kunywa inzoga zingana zityo. Igitekerezo cyo kuzana umugore cyaje gite? Ese ni kwa kundi nyine mu byaha bijya bibaho ko umuntu atera undi inda mu byaha akanga kumuhimukira akamushaka, yenda ariko atanareba n'imbere, atanahabona, atanazi ko n'imbere bizakunda? Ni ko wamushatse cyangwa wagize igihe uyitekerezaho kuko uye gushaka ukora fiançailles nk'izabandi bantu bakora, urafiança urashaka? Byagenze bite? Njya kumuzana aho hantu nabaga yasaga nkaho ari konabure waho. Rero ko ufite umugore wize? Ntabwo yize amashuri menshi. Ntabwo yize amashuri menshi, ariko impamvu mvuze ngo yari nka konabure waho, niwe wakotororaga ibintu byaho, niwe wamenyaga ibyinjiye, nawe wamenyaga ibyahasohotse. Noneho rero maze kuhagera nibuka amagambo mama yambwiye. Bene data, buri ijambo umubyeyi yakubwiye kandi ukumva ni rizima,
uzarikomereho kuko buri afite impamvu yari kubwiye nk'umubyeyi. Nibuka ko mama yambwiye arambwira ati mwana wanjye ati dore mbafite muri abahungu babiri bakuru abandi ni bato kandi ndabizi abahungu hari igihe mujya mukubagana nihagira umuntu uzatera umuntu inda uwo mwana akamwihakana ayo maraso azayabazwe. Nza gukundana rero n'uwo mukobwa ari we mugore wanjye ubu dukundana afite imyaka 19 niyo nazanye umugore fite. Rero biba ngombwa ko mutera inda. Nibuka amagambo mama yambwiye shingira n'ukubundi nari nararushye kare n'ubundi nari natungaga n'urugo rw'iwacu ndangije ndavuga ngo n'ubundi ntago naba naratunze bene mama ngo mvunike mpahira na mama. Ndangije ndavuga ngo byanga byakunda n'ugwanjye nzarushobora fata umwanzuro umeze gutyo. Maze gufata uwo mwanzuro mita njya gukizwa nsanga n'Imana ishobora kuba yari ibifitemo uruhare kuko buriya nyuma yabwo gato nibwo nagiye gusenga irambwira ngo ni njyewe wabikoze kuko niho nabonye mu nzira ziri bugufi zo kugira ngo nkuhamagare kuko nkimara kumuzana ntago namaze icyumweru ntarajya gukizwa nkizwa gutyo niko nkizwa gutyo. Rero muri ubwo buzima dukomeza kubana n'amagingo n'aya ngaya. Ndakubaza ikibazo kimwe. Madamu wawe we yari afite imyaka ingahe? Madamu wanjye we andusha imyaka 5. Yego. Andusha imyaka 5. Icyo gihe we yari afite 24. Yari afite 24. Yego. Yari afite 24. Yego. Hanyuma ku myaka 19 ugiye kubaka urugo nawe afite 24. Imana ibana namwe birumvikana kugira ngo umubane muri ubwo buryo mu cyumweru kimwe ubukijijwe. Ni izihe mbuto madamu yakwereye cyangwa ni umwuka w'Imana wagusanze ninjoro arakwigisha cyangwa ninde muvuga butumwa wakubwirije ubutumwa bwiza icyo gihe no kugira ngo ukizwe? Ubundi nge nta muvuga butumwa wigize umbwiriza kuko kubera ko nikundiraga n'inzoga nkiri na mutoya cyane. Najyaga ntekereza mama yanambwira ngo tujye gusenga. Satani kambwira ati nujya gusenga abantu mwasangiraga ko ari zo nshuti zawe izindi nshuti uzazikurahe. Ariko nge icyo mpamya ntashidikanya kugenda wari umuhamagaro w'Imana kuko bwarakeye ndumva muri iyo minsi bwakeye ari ku cyumweru ndamubwira ngo ubu ngiye kuba umurokore. Ariko mbere yuko mba umurokore Imana yari yarabanje kumpa imbaraga inzoga ndayireka. Nari narazanye umugore inzoga narayiretse ariko ntasenga maze kumuzana rero mita njya gukizwa. Ikimenyetso cyakubayeho umunsi ukizwa nyine wabaye umurokore n'ikihe? Ikintu cyambayeho bwa mbere nahise icyo gihe nagiyeyo habaye ifunguro. Hari habaye ifunguro sanga abantu bariho barahimbaza abantu bigisha ijambo ry'Imana numva ndanezerewe. Noneho ndangije ndavuga ngo shingiye ku byishimo mbonye mu barokore nanjye fasha umwanzuro nanjye mita mbigumamo gutyo kugeza n'amagingo na n'ubu Imana iracyashyigikiye. Nguyu rero umukozi w'Imana Bernardine waciye mu buzima bukomeye gutyo waciye mu buzima bw'ibyaha kandi akabuhuriramo n'imiruho myinshi. Hanyuma yaho rero ukirijwe ndatekereza abandi bajya bakunda kuvuga ngo Imana ishyiramo imiyaga. Ndatekereza ko hari imiyaga yabayeho kuko ndabona wambaye costume na karavati biragaragara ko bisa gusa hari impinduka zabayeho. Nta kimana itakoze. Nta kintu Imana itakoze. Ikintu cya mbere yakoze yampaye kubaka urugo rwanjye nta nduru. Amen. Icyo nicyo cya mbere. Amen. Nakuye mu gusenga. Ikindi cya kabiri Imana yampaye kwihanganira ibingerageza. Amen. Ikindi cya gatatu Imana yampaye guca bugufi. Amen. Ndetse ikindi cya kane Imana yampaye kugira ibyiringiro. Amen. Ntarasenga nta byiringiro nagiraga. Yego. Natekerezaga ko koko uko bambwiraga ngo ntacyo nzimarira amaso akama ko ntacyo nzimarira. Ariko maze gusenga numva ngize ibyiringiro yuko ibidashoboka ku bantu ku Mana bishoboka. Kuko uyu munsi ndi kugendera ku ijambo nasomye muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 7 haravuga ngo hahigwa umuntu wizera Uwiteka Uwiteka akamubera ibyiringiro. Rero nanjye nizeye Uwiteka
ndavuga ngo ibitarashobotse ku babyeyi banjye ku Mana bizashoboka. Amen. Rero ndashimira Imana yuko nayizeye, nayikambera ibyiringiro, niyo uyu munsi inyambika, ni nayo uyu munsi itugaburira. Turashimira Imana yuko ntarabwira umugore ngo reba ukuntu ujijisha abana basinzira. Urumva ko biva mu gusenga. Nta kazi ngira, nta mashuri ifite, wenda ngo mvuge ngo urugo ndutunze kubera akazi nkora, ahubwo ibyo byose ni Imana ibikora, nidatetereza abayisunga. Kuko ijambo ryayo ryarambwiye, ijambo ryayo ryarambwiye ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma namwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakaba nk'urutare. Niyo mpamvu uyu munsi rero nkomeye, kubera yuko mpamya neza yuko ntawayiringiye ngo imukoze isoni. Nashakaga kukubwira weho uri kunyumva hano ku Byiringiro Bizima TV, nagira ngo nkubwire ngo komera kandi we guhangayika, ahubwo ugarurira Imana icyizere, kuko hahiga umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Rero ntago nasoza ntashimiye Imana ko uyu munsi niyo itumenyera ibidukwiriye. Nabanje kuba aho kwa muramu wanjye, mba mu mazu ye, ariko biza kugera igihe ishyari riravuka, bukeye barampinduka. Nk'uko nababwiye ngo hari indirimbo nabaririmbiye ngo Yesu baramusingije bashashe imyambaro, ariko bukeye barahinduka. Nanjye bwarakeye rero barampinduka, banyirukana aho ngaho, barangambanira, ndetse batubarira iminsi ngo ntago tuzabaho. Ariko ndashimira Imana ko uyu munsi n'inzu mbamwo nubwo nyikodesha, ntabwo nyirayo yari yampamagara ngo ambwire ngo noneho ndakurambiwe. Shimira Imana ko ari inyishyurira, shimiye Imana ko ari ingaburira, shimiye Imana ko ntacyo nayiburanye. Uyu munsi Uwiteka tumubona mu ruhande rwacu. Imana ihabwa icyubahiro. Rero bakunzi b'Ibyiringiro Bizima TV, nagira ngo nkubwire ngo komera kandi ukomeze na mugenzi wawe, kandi ikindi mubwire abaremerewe n'ibiruhanya, mubabwire ko Imana yabaruhura. Niko umuririmbyi wa 60 yaririmbye mu ndirimbo zo gushimisha Imana, aravuga ngo mubyire abaremerewe n'ibiruhanya ko Imana yabaruhura. Nanjye narinje kubabwira ngo komerera aho uri, ahubwo hanga amaso ku Mana. Icyo nzi cyo Imana igikuraho abantu imivumo abantu babavumye. Reka dusenge rero, dusubike. Imana nibishaka tuzongera tuganire, hari ubwo n'Imana izaba yararemye n'andi mashimwe mashya cyangwa se n'ibindi bihamya bishya. Reka dusenge Imana, dushimire Imana yo yakoze ibyo ngibyo. Ariko nawe udukurikiranye usubire mu ibyiringiro. Imana ishimwe. Imana ndagushimye, ngushimiye kuri Imana yacu bwite, ngushimiye kuri Imana yihagije, ngushimiye kuri Imana ikura ku cyavu, ngushimiye kuri Imana itarobanura ku butoni, ngushimiye kuri Imana ijya ivuguruza amagambo yavuzwe n'abantu, ngushimiye kuri Imana ijya yica imigambi yicakura. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Narakubonye mu gihe nari mayibobo, ndakubona mu gihe nari narabaswe n'inzoga, ndakubona mu gihe nari narabaswe n'ibindi Mana bitakunezezaga, ariko ndangije ndongera ndakubona ubwo naje imbere yawe. Ntago wasezereye amaramasa, ahubwo nagiye mbona ineza yawe. Na nuno munsi ngushimiye yuko uri Imana ijya inyuranye ibihe. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mana nyaguhora ku ngoma rero, ijambo ryawe ryarambwiye ngo abo gushimirwa nimubashimire. Nanjye shimiye aba bayobozi b'iki kinyamakuru Ibyiringiro Bizima TV, kuko banyakiriye bakamuye umwanya. Nanjye mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kandi uwera wa Isiraheli n'umuntu wese uzatega amatwi ubu buhamya, Mana uzamuhindurira ibyanze guhinduka, kandi uzamukomereza amaboko rwose. Urakoze, turagushimye, nushyigwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Wow, ni kwa kundi rero n'ubundi twabamenyereje ko tuzajya tubashakira abantu bafite ibyiringiro bizima kugira ngo bongere bagaburemo ibyiringiro bizima. Ibyiringiro Bizima rero TV, intego yacu nta yindi niyo kugira ngo abantu bakomeze gutunga ibyiringiro bizima mu mitima yabo, kandi barushaho no gutunga Imana mu mitima yabo. Rero Imana iguha umugisha cyane kubw'uko ukomeje benshi. Ndawakiriye kandi rwose yego, namwe Imana ibaha umugisha.
ko mwamuhaye uyu mwanya. Yego murakoze cyane, kandi reka mvuge ngo nkuko twatangiye tuvuga ngo saha gusa n'ahandi ukwiriye kuzagera, nukuri uzagera kure nukomeza kuba imbere y'Imana no kuyiringira neza. Ndakomeje. Hanyuma rero turagira ngo dusoza wongere uhereza abantu nimero zawe za telefone, noneho wakenera kugira icyo gusobanuza, wakenera kugira icyo avugana nawe, hari n'ushobora yewe kumva hari n'icyo umutima we Imana yamuhata kugiriraho umumaro, nacyo yagikora, nacyo ntabwo gihejweho. Karibu rero watanga iyi nimero. Yego, nimero yanjye ya telefoni MTN ni 07 8 048 70 98. Nimero ya Tigo ni 07 2 70 43 19 murakoze. Okay, murakoze cyane. Natwe rero mushaka nimero zacu, nge wayoboye iki kiganiro, wazireba aho hasi tuzishyiraho ku Byiringiro Bizima TV, tuzandikaho ziba zihari. Ndizera neza ko kandi muzakomeza kujya mudukurikirana, ugakora subscribe, ugasharinga, ndetse ukanageza hirya no hino inkuru nk'izi ngizi zishobora gutuma uhumuriza abantu benshi. Hari abantu bamaze kwiheba kubw'ubuzima bubi babyirukiramo bukomeye, hari n'abandi bamaze kwiheba kubwo imivumo abantu babavumye bakibwira ko imivumo yabahamye. Ariko rero uyu ni umwanya wawe nawe kugira ngo ufatikanye n'Ibyiringiro Bizima TV guhumuriza abantu bari bababaye. Rero dufashe inkuru uyisharinge igere ku hirya no hino ku bantu benshi bashobore kongera gusubizwamo ibyiringiro bizima, kandi Imana izaduhana umugisha. Ababibabarira bazasarura bishimye. Imana yo mu ijuru kandi muhumure izatugirira neza. Amahoro Imana bane namwe. Amen. Shalom, shalom.